Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, amahoro y'Imana abane nawe, nizere ko uguwe neza aho waba uherereye ahariho hose. Gira amahoro nanjye ndayandi. Ese aho wasengeye isabato yagenze ite? Mu bice bigiye bitandukanye isabato yabagendekeye ite? Gahunda zose zagenze neza? Nizere ko rero muri amahoro kandi mumeze neza. Uyu mugoroba rero nifuje ko tugira bike tuganiraho, turebera hamwe indirimbo zabaye nziza mu bihe byagiye bitambuka ndetse zikanarebwa cyane. Turareba kuri korali z'abagabo gusa. Korali z'abagabo gusa nizo tugiye kurebaho. Turahera kuri korali ya hariya Mahembe. Mahembe ni korali bita inyenyeri z'ijuru, ni hari Mahembe, ngira ngo abantu benshi murayizi. Ni korali yaririmbye indirimbo nziza ariko cyane, ntabwo ari ya kera buriya ngiye nyimenya, kuko ngira ngo n'abandi namwe murabizi ko abantu benshi bayimenye muri COVID-19. Nibwo abantu bamenye korali inyenyeri z'ijuru y'Imahembe, bwo baririmbaga iriya ndirimbo coronavirus. Abantu niho bagiye babamenyera, bamenya iyo korali. Sasa ubwo niyo turaza kurebaho, tuvuge ngo se buriya mu ndirimbo zabo indirimbo yakunzwe cyane ni iyihe? Ese abantu bayikundira iki? Ibyo turabiganiraho. Indi korali tuza kurebaho ni korali ya hano mu mujyi wa Kigali n'ubundi y'abagabo bita ababimbuzi. Ababimbuzi ngira ngo ni korali nkuru cyane, murayizi kuva kera. Bari bafite indirimbo kera baririmbaga ngo Misha 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 ndashaka guhishwa nawe, Misha Misha kuko ari wowe ufite ubuhungiro, mwami Misha 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 ndashaka guhishwa nawe, Misha Misha kuko ari wowe ufite ubuhungiro. Ngira ngo iyo ndirimbo murayizi. Nimwe mu ndirimbo za mbere ziryoshye. Ahantu ndyoheraga n'ahantu ngo amakuru meza ashimishije nuko Yesu ari umutabazi, abarushye mwese nimuze arabaruhura. Alalalalala. Indirimbo ni nziza cyane, nawe warayikunze. Ngira ngo hari n'izindi baririmbye murazizi. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami, Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano, iby'isi mubona nibibahamure. N'izindi nyinshi cyane nawe uzi, nayo turaza kuyivugaho. Turavuga ku nyenyeri z'Imahembe, tuvuge na korali kuri korali ababimbuzi. Ni ya hano ku Muhima ku rusengero rw'Abadiventisiti umunsi wa karindwi rya Muhima. ni korali irimo abagabo bakunda Imana cyane. Buriya hari abantu batajya babamenya. Muri korali ababimbuzi habamo wayihanze wayishinze ari we Nzabandora Moise,
hakabamo David muramuzi wo ndirimbo baze nziza cyane, hakabamo azakora benshi, habamo na Enoke, burya na Enoke nabo baba muri la korale, harimo Jimmy muramuzi, habamo ni benshi reka ntago nabarondora, ariko harimo n'abashya ntazi wana, harimo n'abandi bashya bungutse. Turaza kuyivugaho mu ndirimbo zabo. Ese uyikundira iki wowe? Ubundi muri comment uratubwira, iyo urebye nka korali ababimbuzi uyikundira iki? Yego, indi korali turaza kuvugaho, ntabwo turava mu mujyi wa Kigali n'ubundi, turaza kureba kuri Shalom. Ni korali y'abagabo yahariya kuri Eglise Mère i Remera, ni i Remera buriya. Shalom ni imfura cyane, bazi kuririmba cyane kandi neza cyane, bafite amajwi meza cyane. Burya muri Shalom habamo abitwa ba Emmanuel, harya Emmanuel buriya aracyabamura ko namuherukara, habamo Emmanuel wa wundi ukunda kuririmba soprano nziza cyane, habamo Michel, habona Michel niwe uririmba bazi bimeze neza cyane yego, turanabasuje cyane, bagira amahoro. Nayo turaza kuyivugaho, igira indirimbo nziza cyane. Turaza kuvuga ku yindi korale yitwa Makarius se murayizi? Makarius rero ni korale itamaze igihe kirekire, ariko iri gukora ibintu byiza cyane. Bafite indirimbo yitwa ngo shwanyaguza icyari cy'ibyaha. Bafite indirimbo nziza cyane. Tunasuhuza Karangwa ngira ngo niwe wabaye nawe wagize igitekerezo mu bashinze iyo korale. Ni korali nziza nayo ibarizwa hariya mu Rugunga, ntabwo abantu benshi bayizi, ariko nayo irahari kandi ikora ibintu byinshi hariya mu Rugunga. Korali Makarius irahari, ntabwo mwari muyizi. Hari korali muba mutazi, nzajya mbabwira. Indi korali y'abagabo ubwo se ni iyihe turaza kuvugaho? Turavuga kuri Yesaraje Family. Yesaraje bandi barimye ngo nta munyagara w'isengesho ni mamo, iyo umwana arira nyina niyumve, irumva kandi gatabara. Ujya usenge wongera usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho ni mamo. Bari abasore murabazi, bafite n'indi ivuga ngo, bafite indirimbo nyinshi nziza. Hari indi bavuga ngo tugeze muri bya bihe by'abarobyi n'abahigi, bavugwa muri Yeremiya 16. Icyama nawe ukombejwe ryo muheje, ugasimbuka kakurasa Imana ikakomora, ukomatana nayo ukazaraga ubwami bwayo. Hamwe n'izindi zigiye zitandukanye. Rero korali Yesaraje nayo turayivugaho, ntabwo tuvugaho byinshi, ariko tuba tureba indirimbo zabo. Ndajya mashyiraho indirimbo yabo yagerageje kurebwa cyane. Noneho haraza kuza korale yindi y'abagabo yitwa Philadelphia. Philadelphia se murayizi? Philadelphia ni ya Kabusunzu mu ntara ya Kigali. Kabusunzu buriya habamo abitwa ba Manuel, ari nawe ujya n'abandikira bitwa ba Eric. Habamo benshi ndanabasuhuje cyane bahari Kabusunzu. Nabo ni korali nziza kandi ifite indirimbo rwose nziza. Bafite indirimbo ngo imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare. Mwari mubizi se? Niyo rero nayo turaza kuyivugaho gatoya. Turaza no kuvuga kuri korale yindi turaza kuvugaho. Ubwo turavuga no kuri korali bita bantu baririmbye ngo
isambu yanze imyumbati urutoki rwaracitse abantu baratubye ntabwo bagikura. Murayizi? Ni hano Kabeza rero yitwa twiyarure. Ni korali nziza cyane kandi irimo abagabo rwose bahamye, ubona bashikamye mu murimo, bakora byinshi byiza. Reka turebe muri izo korali rero niba hariyo nibagiwe, ariko ntabwo twakirengagiza Ndi hano mwami. Se murayizi? Ndi hano mwami rero niyo mu ntara y'Amajyepfo. Ubushize nari nakoze ku makorali yaho hirya no hino nsigaza Amajyepfo, ariko Amajyepfo reka tuyajyeho dufateyo Ndi hano mwami kabisa. Ni korali nziza yaririmbye indirimbo nziza, murazizi. Harimo indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi mwakunze. Ubwonko bwanjye ntabwo bise bwongera gukurura ngo nzibuka mu mutwe zirimo, ariko nshobora kuziririmba nabo ugasanga nibigenze neza. Reka turebe rero imwe kuri Ndi, ubundi tujyane. Komeza ugire umugoroba mwiza, weekend ikomeze kubere nziza. Abafite amakwe ejo muzagire ibirori byiza, Imana izabibemo. Abazakora activities zindi zitandukanye, Imana izabe mu byanyu. Bafite amashooting, video shooting ejo muzazikore neza, Imana ibahe ikirere cyiza. Burya video ni ikirere cyabaye cyiza, Imana izabahe ikirere cyiza. Abafite byinshi bigiye bitandukanye muzakora ku munsi w'ejo kuwa mbere w'isabato dimanche, Imana izabagirire neza. Reka turebe korali ya mbere twahereyeho yitwa Inyenyeri. Turareba kuri iriya ndirimbo yabo, indirimbo yabo bise ngo coronavirus, yasohotse muri COVID-19. Ni indirimbo nziza bakoze kandi nawe ngira ngo urabakunda. Reka tujyane na korali rero, na korali Inyenyeri z'ijuru ya hariya Imahembe. Reka tujyane ubundi twumve iyo ndirimbo yabo bise ngo coronavirus. Gira amahoro. Twari twiteze, twari twateguye, twari twapanze n'igenamigambi, coronavirusi ni wari urimo. Umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububihe, amarira menshi n'umuborogo. Mana we, ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa, impamvu z'iki cyorezo coronavirusi. Nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Nyuma ya korali rero Inyenyeri z'ijuru ya hariya Imahembe, aho bavuga bati coronavirus ya ndirimbo ni nziza, yaziye igihe kweri. Bari abasore bazi kwandika. Tunasuhuza perezida wabo Claude, gira amahoro. Habamo n'uwitwa Evariste rero n'uri ukunda kuririmba soprano. Barimo ni benshi, barako bangana kose turabasuhuje rwose, bagira amahoro. Reka tujye ku yindi korale ya hano i Kigali yitwa Ababimbuzi. Turebe indirimbo bise ngo twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano, iby'isi mubona ntibibamure. Ni nziza cyane. Reka twumveho gatoya, nawe urajya umbwira kabisa. Izo ndirimbo ni nziza. Turagenda tureba indirimbo zabo zabaye boosted, zageze kure.
zarebwe cyane kandi abantu bakunze ku buryo bajya kuririmba hano bati turasaba ya yindi ugasanga kandi iyo uririmbye abantu baguwe neza. Korali ababimbuzi bati twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Gira amahoro, gira amahoro. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu njukoni babajwe n'ubuhebu naguhemukiye kera nkeneye imbabazi dore nari ndagiye imyaka itabarika nkeneye twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Barakoze cyane ababimbuzi ba hano ku Muhima mu ndirimbo yabo nziza cyane, nziza rwose, indirimbo wumva itazarangira ari ibihe byose. Iyi ngiyi izarangira Yesu agarutse, kuko dukwiye kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko n'ubundi twahamagariwe nyine gukora uwo murimo. Yego, noneho turajya kuri korali ya hano i Remera turajya muri korali yitwa Shalom Singers. Ni hano kuri siège Remera hariya hafi rwose, hafi hariya niyo korali tugiye kureba indirimbo yabo imwe, ubundi tuhite tuza tukurikizaho n'izindi zitandukanye. Shalom baragira bati ngwiki, reka twumve icyo batubwira muri iyi ndirimbo yabo ubundi tujyane. Inzu yanjye tuzakorera Uwiteka nta mugaragu keza. Abami babiri ibyiringiro byabo biba muri izo nkuta, ngendaho kuba ku Mana. Babayeho Yeriko n'abatambyi barindwi bazenguruka umurwa, bavuza impanda inkuta zisenyuka. Ininiwe n'Uwiteka baburira umusume, bazenguruka umurwa baragurura, urayimuka abantu barihana. Barakoze cyane. Shalom ndabakunda, nkunda ukuntu rwose muririmba muri mufiringa, mufite feelings ku ndirimbo kabisa, muviva message, amashusho ari fiti, imyambarire yo ni ibisanzwe, muri abanyamugi cyane, muri abasirimu kabisa. Respect to you kabisa. Noneho ubwo turajya kuri korali yindi yitwa Philadelphia ni ya Kabusunzu, aho bagize bati imibare mathematics. imibare ni isomo rikomeye, nanjye narayitinyaga, ariko abantu bizi imibare, abantu bizi imibare
abantu bizi imibare. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare. Nyirayo n'umuntu utavugirwamo, afite ubwenge yakuye ikuzimu. 666 naho n'umubare. nimumusabe yoroshya imibare. ni mwarimu w'isomo ry'imibare. abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare. Urakoze cyane udukurikiye, ngira ngo rwose uranezerewe nkuko nanjye nezerewe, kuko rwose Philadelphia badukoreye indirimbo nziza cyane pe. Imana ibahe umugisha. Noneho indi korali tugiye gusorezaho nindi hano umwami gusa niyo dusorezaho. Reka tubanze tujye kuri Yesaraje. Reka tujye kuri Yesaraje turasoza kuri hano umwami. Yesaraje bati nta munyagara w'isengesho ni mamo. Reka tujyane na korali rero. Yesaraje ni hano kuri Hermes Kamukina bati nta munyagara w'isengesho. Tubazani inkuru y'ihumure, abatenebutse nimukomere, abatewe ubwoba n'amahwa n'imiyaga bihuruzwa na Satani muri urugendo musigeho. niyo wagwa mu mwo kure cyane abandi manikura y'umuntu ikamugira igikomangoma. muvandimwe mubwirye akabando k'urugendo, amarira atemba muzi, urusobe rw'ibibazo niruza, hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro. ujye usenga usenge wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho ni mamo. niyo umwana arira nyina niyumve, irumva kandi gatabara. ujye usenga wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho ni impamo. Barakoze cyane rwose korali Yesaraje. Reka dusoreze kuri korali yitwa ndi hano umwami y'Imabera hariya mu Ruhango. yabaye igitangaza, intsinzi y'umwami Yesu niko yitwa indirimbo. ubundi intsinzi y'umwami Yesu amabendera yo gutsinda amena. iyo ndirimbo murayizi se? ni indirimbo nziza cyane. reka ngweho gatoya wumve, ariko rwose ujye usura imbuga zabo zigiye zitandukanye kugira ngo ubagirireho umugisha. gira amahoro rwose. ntabwo ndagaruka, ariko niba utarakanda subscribe hano uyikande, tujyane umunsi ku wundi. ejo mbafitiye umutumirwa kandi kabisa mu muhikaze. ndaze ndamupostinga hariya hasi, mumbwire ibyo nzamubaza. twige twiririmbira nta bintu by'irungu se nibiki. isi idukamure, natwe turaho tujya aho ngaho tube tubabaye buri gihe cyose. ntibikwiriye habe na busa. dukwiye kwishima. isi yo nta keza kayo pe, ariko mu gihe tuyirimo nyine tuba tugomba gushaka ibyishimo, tukanezerwa, tukaririmbira Imana yacu. niko bimeze. gira amahoro. genda mwarimu Japhet, tubana umunsi ku wundi. na hejo mu gitondo ndabaha ibindi byiza bigiye bitandukanye. gira amahoro. watwandikira kuri 0780 04 39
376 on WhatsApp byakunda, cyangwa se na call gahamagara bisanzwe rwose ntacyo bitwaye, kandi twajya inama, twagira byinshi tugeraho. Gira amahoro rero. Yabaye igitangaza, mwijuru hose hashinzwe amabendera.